Mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mukoje kurikira Wakanda official, reka dusuze kandi n'abakunzi bacu bari muri diaspora nyine bazema kudukurikira umunsi ku wundi. Namakuru rero meza yuko uzwi cyane cyangwa se umuhanzikazi uririmba indirimbo za gospel uzwi nka Sanyu yaje gushyigikira nawe burya Israel Mbonyi, dore ko ari ibintu bitagiye bivugwa cyane. Buriya muri gospel habaho ikintu cyiza buriya gikomeye gitandukanye cyane n'ibibera muri secular music. By'umwihariko muri secular usanga harimo urwango rwo kuvuga ati turahanganye, ariko ibi ni ibintu rwose bitajya bipfa kugaragara muri gospel. Gospel ntabwo ari ibintu rwose bikunze kugaragaramo, dore ko buriya gospel ari abantu bakunze no gushyigikirana ku rwego rwo hejuru, kugira ngo wumve ngo muri gospel runaka yagiranye ikibazo wenda na runaka, ngo wenda ngo yasohoye indirimbo cyangwa se ngo we ntarasohora. Ibyo bintu ntabwo bijya bibaho kabisa. Sanyu rero ni umwe mu bahanzikazi bamenyekanye by'umwihariko muri Ambassadors of Christ, no kuvuga nyine iriya korali nyine yakunzwe cyane, yaririmbye indirimbo nyinshi cyane. Muramuzi Sanyu rero niwe uyifatiye iburyo cyane, buriya mukunze kumubona nyine ku ijwi ry'imbere cyane, nawe akunze kuba nyine ari imbere, dore ko buriya ari we muntu twavuga uzwi cyane hariya mwiriya korali nyine ya Ambassadors of Christ. Yaririmbye indirimbo nyinshi cyane. Nawe ufite indirimbo wagiye ukunda, uraza no kutubwira muri comment indirimbo wakunze ya Ambassadors of Christ. Uraza kutubwira rwose. Ni mu gihe rero Israel Mbonyi nyine yarakoze igitaramo nyine wa gatandatu, yari ku cyumweru, yari ku itariki 6, we no kuvuga nyine yari ku cyumweru nyine nibwo yakoze igitaramo cyo kumurika album ye, aho nyine yari ari kumurika album ye nyine ya 5 yise Hobe. Ni album nziza cyane iriho imizingo y'indirimbo igitandukanye. Nyine ni igitaramo cyabereye hariya Montreal Conference Arena, murabyibuka ibyo twabigarutseho mu kiganiro cyacu giheruka. Gusa rero niba utarakira banagusaba kunyarukira kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi ku gitaramo cya Israel Mbonyi yakoreye hariya nyine ku Montreal Conference Arena. Ni igitaramo rero yiteguraga gufatiramo amashusho y'indirimbo zigera kuri 14, ndetse izo ndirimbo nyine zikazajya hanze uko ibihe bigenda bisimburana, dore ko mu minsi y'amatariki ya nyuma nyine dusoza umwaka ashobora gukora igitaramo kuri cyangwa se gucya ku itariki ya mbere igera. Ntarabitangaza, ariko turitegura ikindi gitaramo kizabera muri Beka Arena, aho Beka Arena rwose ni ibitaramo bya Israel Mbonyi bisanzwe bibera. Ni naho nyine igitaramo nyamukuru kizabera. Icyo yagikoze kugira ngo abashe gufata amashusho y'indirimbo zigera kuri 14. Uyu muhanzikazi rero Sanyu ni umwe mu baje gushyigikira rero Israel Mbonyi, dore ko bafitanye burya n'amateka, dore ko burya bose nyine ari abaririmbyi baririmbira Imana nyine muri rusange, ariko babafitanye n'amateka burya akomeye cyane. Nubwo Sanyu atakunze kugaragara mu itangazamakuru cyane ngo dukunde kumumenya, burya Sanyu ni n'umuhanzi ku giti cye, dore ko benshi bamubona nyine muri Ambassadors of Christ bakagira ngo nta YouTube channel afite cyangwa nta zindi ndirimbo afite indirimbo zigira kuri 5 zishobora no kurenga kugwera ubu ngubu. Ubwo no kuvuga 5 cyangwa 6 tubariyemo indirimbo yagiye akorana n'abandi. No kuvuga afite indirimbo nyinshi cyane yagiye akorana n'abandi, by'umwihariko nyine na korali abarizwamo Ambassadors of Christ, nyine nayo ni korali akunze kubarizwamo. Nawe rero umwe mu bari biziwe n'iki gitaramo nyine cya Israel Mbonyi. Gusa icyo wamenya nyine kuri Sanyu nuko uyu Sanyu ari umudamu rwose ufite n'abana. Ni umudamu rwose ufite n'abana, nubwo abifatanya nyine no kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, by'umwihariko nyine ku giti cye cyangwa se nyine muri korali ya Ambassadors for Christ. Ni ibyamamare rero abiririmba gospel byari byagiye gushyigikira nyine uyu Israel Mbonyi, dore ko bimwe mu byamamare byinshi nyine biririmba gospel batakunze kubigarukaho cyane nyine, ariko mwakira gitaramo harimo abaririmba gospel benshi bagiye batandukanye. By'umwihariko rero ku bantu baririmba gospel twatangiye tubivuga, bo barashyigikirana bitandukanye na ziriya ndirimbo za secular tugenda tubona usanga bafitanye urwango. Muri gospel ntabwo ari uko bimeze. Gospel ntabwo ari uko bimeze rwose. Gospel barashyigikirana, gospel barafashanya, dore ko
muri gospel mwa kiriya gitaramo cya Israel Mbonyi atari ukuvuga ngo ni ukuririmba gusa biraho cyangwa se gushyigikirana, dore ko benshi banakijijwe bakira agakiza, uretse kuba barataramye baranasenze, bagiye hagira byinshi bigenda bihinduka begerana n'Imana, dore ko burya ngo uririmbye abasenze kabiri. Ni igitaramo cyakunze rero kurangwamo udushya twinshi tugiye dutandukanye, dore ko muri utwo dushya rero harimo n'indirimbo ya Israel Mbonyi izasohoka rero iri mu njyana y'amapiano. Ni indirimbo rero urubyiruko rwinshi rwahise ko rwishimira, aravuga ati iyi ndirimbo rwose ahubwo bazabanza gusohora kuko iyi ndirimbo ku bajeni izaturyohera cyane. Ni indirimbo irimo amapiano, dore ko ari indirimbo nyine yagarutsweho cyane n'abakunzi b'amapiano mwa kiriya gitaramo nyine, aho abajeni bamwe bagiye batandukanye bagiye bagaragaza urukundo bishimiye iyo ndirimbo. Harimo rero n'umwe mu basitari cyangwa se mu ba dancers hariya mu Burundi nyine nawe wagaragaje urukundo rw'iyo ndirimbo uzwi nka Angelo rero n'umwe mu bakora challenge z'indirimbo cyane cyane za gospel wo mu Burundi uri kwarizwa nyine mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yari yaje gushyigikira Israel Mbonyi mwa kiriya gitaramo. Yagaragaye kuri kamera, abantu benshi baravuga ati uretse no guhimbarwa yishimiye ibi birori by'igitaramo nyine cya Israel Mbonyi, dore ko yabyinnye indirimbo rwose abantu baravuga ati uyu rwose ntagasanzwe. Asiwe gusa rero wagarutsweho cyane by'umwihariko nyine mwa kiriya gitaramo, dore ko na Israel Mbonyi yamushimiye cyane, aravuga ati agatike rwose, agatike karahari rwose azagasubizwa, dore ko nyine uyu nguyu nyine Angelo n'undi mujene bari kumwe begeranye, bari bakoze agakondi, aho byanejeje cyane umukozi w'Imana Israel Mbonyi. Aravuga ati aba bantu rwose mubanshakire. Uyu Angelo yakunze gukora challenge zigiye zitandukanye, muramuzi muri challenge ya Emmanuel nayo yarakunzwe cyane hano mu Rwanda, dore ko yakoze challenge y'indirimbo Emmanuel ya Vestine na Dorcas. Ni indirimbo rero yagarutsweho cyane nyine hano mu itangazamakuru ryacu ry'u Rwanda, ariko hagati aho tunabibutsa ko Idriss Sigaro ari kumwe na Vestine na Dorcas mu gitaramo hariya muri Canada. Canada nibwo Vestine na Dorcas bazajya rero gutaramira nyine hariya mu gihugu nyine hariya muri Canada, dore ko bari barimo bavuga ati amaseta cyangwa se amasite agomba kwiyongera uko byagenda kose. Hahise kwiyongera indi seta, uretse kuba bari baratangiriye ari nyine muri Vancouver, ariho bagombaga kwita bakorera igitaramo cyabo bwa mbere. Bagomba kwita ko bahise ko babona n'undi uzaza kubashyigikira ariwe Idriss Sigaro, nawe ubarizwa nyine hariya nyine ku mugabane w'i Burayi, dore ko nawe yahise avuga ati nzaza rwose gufatanya n'abana bacu b'u Rwanda. Birumvikana itsinda Vestine na Dorcas bazatanga ibirori cyangwa se ibyishimo nyine hariya i Vancouver. Niba rero uherereye hariya mu gihugu cy'u Burayi, icyo ngusaba no kutazacikwa n'itsinda Vestine na Dorcas kuko rizatarama byinshi bihinduke, dore ko ku munsi wo ku cyumweru hari show muri Camp Kigali. Vestine na Dorcas nabo bazataramira, ariko bahita ko berekeza i Vancouver. No kuvuga nyine ku cyumweru bazamara gutaramira hariya nyine i Kigali, bahita ko berekeza i Vancouver. Ni ibirori rero Vestine na Dorcas ntibakunze kugaragara mu bitaramo, ariko ubu ngubu rwose barahugutse, dore ko amashuri bisa naho bagiye bayarangiza nyine yabazitiraga. Ari Dorcas yararangije, ari Vestine nayo yararangije, rero kuri ubu ngubu bari kwitabira ibitaramo bigiye bitandukanye. Ni amakuru menshi rero agiye agezweho cyane, by'umwihariko murabizi twe dukunze kugaruka kuri gospel. Icyo ngusaba rero niba ukunda gospel no kutazigera ujya kure y'umuyoboro wacu wa Wakanda official. Byose byiza rero tuzagenda tubikugezaho uko bwije n'uko bukeye. Gusa wowe icyo ngusaba no gukanda like, ukamenya neza ko wakaze na subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza birano bijye bikugeraho 5 kuri 5. Njye mwabanye nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.